impamvu yarwo nkuko nabisobanuye ni kugira ngo dushishikarize abanyarwanda gukunda ibintu byacu made in Rwanda, ariko noneho mu rwego rwo kumva ko ikintu cyaturutse hanze kitagomba kuza ngo kize cyambawe, cyangwa se twebwe dushobora kukishingira, dushobora no kukihangira tukaba twagishyira ku isoko ry'u Rwanda, cyangwa tukagishyira no ku isoko mpuzamahanga cyakorewe hano. Iyo ikaba ariyo intego ya Kratos, kuba yahaza isoko nyarwanda kandi ikajya no ku rwego mpuzamahanga. Uburyo twebwe twahisemo aba models bazakora muri Kratos Fashion Experience, casting akenshi ikorwa kubera ko aba designers baba bafite imyenda yakozwe kugira ngo bahitemo bazafitinga mu myenda bakoze already. Twebwe twaselectinze aba models, turabapima, tunabakorera imyenda kugira ngo bayishowcase. Ese muri iyi event yanyu ya Kratos Fashion Experience mwaba muteganya gukoreshamo cyangwa kugaragaza imyambaro y'abandi ba designers batari Kratos? Nta kundi kuntu undi muntu yagaragaramo. It's exclusively Kratos Productions. Nta wundi mu design uzagaragaramo.